Anyinya wende korana he kariya kagabo uyu munsi ndakwica we nabivuze kambanze nerekanye Nyara neza ubundi tubivugane neza ariko se kamana ibintu byose kaba kabepenze kandi njye nifeteye sya niko ndagukubita yababa we ndakwica noneho mana uracyadoda yakariso ariko dore nari nyirangije umugore mwiza sanga saa 10 ndajya mu gitaramo ryari ndakwica we ntabisinya noneho naje Nese nagize ne mugore mwiza kubona ikariso wansigiye nayo rwose nyisoje nubwo mbona yacitse henshi yangoye koko mugore ariko sereka nkubaze ikintu kimwe nawe kinsubize saa 10 ndajya mu gitaramo ryari ngiye kwirangiza rwose ndajya mu gitaramo ryari ko kuvugishije ko ese ubundi umwana wamusize he umwana umusize njyewe nyine siburambyara njyewe twarabyaye se umwana wanjye nirico umwana wanjye w'imfura wamusize kemfura ariko none ntabwo ugitekereza iri ni iryo cupa ryanjye rikaba umwana wanjye njye narabyaye ko iyo umwana wanjye ari ico umwana wagiye uhetse wamusize he uzabase barakubeshya yewe ngo utazizi narashatse ziri narabyaye ko uzabase jewe mu icupa ryanjye ngataha nk'abajene wari wabona hari umuntu nasagariye ariko ubu ngiri kunsagarira ndagukubita kanze nkwera ndagukona cyama kwa kundi ayiwe ese ubwo nta nubwo wanambabarira koko Mariya Jama ngwane ubundi ihene zariye ihene nari ngiye kurangiza kukudodera iyi kariso nkajya kuzahirira umugore mwiza hari mukaba ibyo wihaye umba ryama hariya mbanze ngo hano ubundi tubivugane none se basi wambabariye wininza ndagona njye narabikubwiye ko natazegera niyongana ibintu byawe kubita arangije we ingasire mbabarira uramvunye we ingasire urayimuriye reka nkubwire iyi kariso urayireba ubu wayidoze utubungubu wasi iyi kariso ndayijyana mu gitaramo koko ahantu hose nayidoze ndayitoze we ayewe haguruka unsobanurire neza umbwire ayewe ariko naruha ayewe ubundi si iyi kariso ntabwo nayirebye neza kambenshi hasi inkoni mbanze ndebe ko wayidoda ni ikariso se nyayo dore ukayayida amafaranga yo kugura ikariso ukayanywera ubwo se uri kubona umuntu azahora muri ibyo kuzageza ryari koko aho kugira ngo nicwe n'icyaka nakambara ubusa ajya nyatseba kibona kikajya hejuru abantu bose bakakira ariko se kuko nzaba umugabo muri urugo mbe n'umugore ibi ni ibiki kuko wamana we naruha wararoshye none se ko uburenganire bwaje mugabo mwiza uburinganire ubufata nabi ubundi bitebya uburinganire ubufata nabi nicyo kibazo cyawe uburinganire n'ukumvikana
mugashyira hamwe n'uwo mwashakanye, ntabwo ari ukuza murwana amafaranga yose twagombye kuba dukoresha akadutunga mu buzima bwacu bwa buri munsi ukajya kuyanywera. Urajya guhaha aho kugira ngo uzane ibiribwa ukayanywera. Nese ubwo uburinganire ni ubuhe hagati aho ngaho? Iyo bavuze uburinganire bavuga ko uticecya. Uburinganire ntabwo ari ukubana gutya. Uburinganire buvuze kumvikana, mugashyira hamwe, mukuzuzanya muri buri kimwe cyose. Ntabwo uburinganire buvuga kunywera amafaranga yose yakaduteje imbere ukayasesagura ukaza udurumbugatanya ibintu byose. Iyo ufite amafaranga ntuzicwe n'icyaka mugabo. Ibyo rero barababeshya, ibyo barakubeshya rwose, ntabwo ari bwo buringanire. Nta kintu wamarira ko mbona gashize. Aha, none se aya ari yose ntiwayajyanye? Ndaguha amafaranga ugura amakariso ukaza wayanywereye. Amakariso ntuyazane ugasanga uranshyiraho urutoki ngo mudodere iyi ngiyi. Kuticecya nakambara usanyatse. Nana umwana ntumutaye. Umwana wajya ukanzanira umwana koko uzagira kugenda uze wasinze umwana umutiye ikariso ikariso yawe nayirangije rwose. Ubundi uruka kunyaza nayo ibyo urenganira byo rwose tuzarenganira, turenganire n'ahandi. No gukingure nyabuna uruhuke. Noneho reba ko waruhuka mu uributse sha. None se ko narwemeye? Uburenganire nararwemeye nta kundi. Renganira nyine turenganire. Uburinganire ni ukumvikana no gushyira hamwe. Uburinganire ngwino nyabuna, ngwino uruhuke, ngwino uruhuke nyabuna. Ibyo bintu biratse